reka mvuge ngo bitangiye gusandara no kubomoka ku buryo n'umuntu wo mu cyaro azi kujya imbere y'umukobwa agapfukama akatera iva akamwambika impeta bakajya kubana. Tubare ko hashize imyaka 10, imyaka 10. Mbaze Dr Paul Gitwaza, intumwa y'Imana rwose, ubu muri iyi myaka 10 niba ibi bintu ko wavuze ko biva kuri Satani, niba hari abo byahitanye, ubwo bangana bate? Uzansubize. Niba hari abo byahitanye muri iyi myaka, nesting imyaka 10, ariko na mbere yaho neka kiga muri segonderi bajya kubona ukabona abana biga muri segonderi bagatangira kujya bate ngo nuguterera ivi, twabyizaga ngo nugupropose. Kandi imyaka 10 irashize, ariko reka mvuga igihe byatangiye gusandarira hano mu Rwanda. Abo byahitanye bangana gute? Abavukiye muri aya mavise bo bangana bate? Abo zasenyukiyeho bangana bate? Reka mbaze ngo muri iyi myaka yose wari urihe? Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe, wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Mwe mwakoze subscribe, namwe mugiye kuyikora, Imana ibaho umugisha. Hanyuma ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana, n'abantu bose bumva ururimi mvuga. Ururimi mvuga reka ndusobanure, akeshi ngunda kubibabwira abantu bakagira ngo hari ni Kinyarwanda. Oya, n'abantu bose bumva amakuru, bumva ururimi ruvugwa mu ishyanga ryera, mu mukumbi muto, mu bwoko bw'Imana, mu bantu Imana yaronse. Abo bantu rero nibo cyane cyane mbere yo kuko ndumushumba wabo, Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero nje kuganira, ni ikiganiro gikomeye pe, ikiganiro gikomeye, ni ikiganiro Imana yarayimishuriye ku mugoroba umunsi w'ejo wahise. Nifuje kugikora uyu munsi bitewe nuko numvaga kiri kunyakamo kugira ngo nganirize abantu b'Imana. Ushobora kwibaza ngo muri Gospel Talk yacu y'uyu munsi tugiye kuganira kuki? Turaza kwifashisha inkuru ya Apotre Dr Paul Gitwaza yazanye ku mbuga nkoranyambaga, avuga yuko gutera ivi ari icyaha, ari systeme y'abasataniste. Ndaza kuyifashisha hanyuma tuganire. Muri iki kiganiro turaza kureba ingingo enye turaza kuganiramo. Ingingo ya mbere ni ingingo ivuga ngo ese nitujya tubona inzoka iri kwiruma umurizo, tujye kuyikiza ko ashobora kuba harimo ikibazo. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri turaza kuganira ibintu 4 umukristo ushaka kujya mu ijuru akwiye kubazi neza 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 neza. Umuntu wese utabizi azarimbuka. Ashatse no kuvuga ngo arasenga, ashatse kwirwa ajya mu nsengero, ashatse yabyihorera. Donc ibyo bintu 4 niba atabizi neza rwose abyihorere. Turaza gusoza umenye impamvu mvuze ko ibi bintu 4 umuntu utabizi atazarimbuka, nani atazabona ubwami bw'Imana. Ingingo ya gatatu turaza kuganira, ni ingingo ivuga ngo mbese uruwa Kristo cyangwa se uruwa Satani. Muri iki kiganiro, ese uruwa Kristo cyangwa uruwa Satani? Hanyuma turaza gusoza twungurana ibitekerezo mu kumenya ngo ngewe nkurikira ikiganiro, ngewe uba kuri iyi uwitwa Pastor Theogene yavuga ngo uyu mubumbe ni danje. Ngewe uba kuri uyu mubumbe ndinde, ndi muntu ki? Uyu mubumbe ni muntu ki? Imana ibamugisha rero. Reka twinjire mu kiganiro cyacu, ariko reka manze senga Imana hanyuma tuganire. Tugushimiye ibihe byiza uduhaye Uwiteka. Ngewe n'uyu muntu uri kumva iki kiganiro dushobora kuba turi 2 cyangwa 3. Reka tugirire neza, uduhe kumva neza byagutse, twumvishije amatwi y'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Reka manze mbwira abantu benshi bafashe umwanzuro wo kwitandukanya n'ubwenge. Ntabwo iki kiganiro kibareba. Abantu bafashe umwanzuro wo kwisepara cyangwa se kwitandukanya n'ubwenge. Ubwo ndi kuvuga ba bantu babona video yo kuri uyu mubumbe
y'ingurube ziri kuririmba bagapostinga ngo ijambo ry'Imana. Donc benshi bagiye batandukanye. Impamvu manje kubiseguraho rwose bibaye byiza wanagenda utaracyumva pe, niba uri mu bantu bafashe umwanzuro wo kwitandukanya n'ubwenge, bibaye byiza rwose mwebwe ndabirukanye. Iki kiganiro gishaka kirebwe n'abantu 100, 50, 200 abari bo bose, ariko ndashaka ko iki kiganiro cyumvwa n'abantu bafite ubwenge, bibaye byiza bafite ubuhanga, bibaye byiza bafite n'ubumenyi. Yego, impamvu bivuze ni iyi, nuko reference y'ikintu tugiye kwifashisha cyazanywe n'umudokiteri, abantu benshi bakoze ibiganiro kuri iyi quote cyangwa se kuri iri jambo Dr Paul Gitwaza yavuze, babivuga mu buryo bwabo, ariko ndumva nanjye hari ikimana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tubiganireho mu buryo bw'ubumana. Ushobora kwibaza ngo ni iki cyabaye cyatuma mu guhinguka, donc mu kugaruka ku mbuga nkoranyambaga, mu kugaruka mu mitwe y'abantu, ashobora guhingukira kuri aka gakoryo nakise ngo nagakoryo ka nijoro cyangwa se tekinike za nijoro. Abantu benshi ntabwo bashobora kuba batekereza impamvu uyu mugabo ashobora guhinguka agahingukana akantu ko gupfukama, akaza donc atungukiye mu gupfukama neza pe. Turaza kubiganiraho. Reka mbwira abantu badukurikiye, iyo umuntu mu kijyanye n'ubutasi agukeneyeho amakuru, ikintu cya mbere akora amanza kukwiyegereza akakugira inshuti. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri akora nuko amanza kukubwira ko ari umwanzi w'umwanzi wawe. Icyo gihe iyo yamaze kukubwira ibyo bintu bibiri, sha n'akari murori urakamubwira pe. Ndi mubemera ko umuhungu kugenda agatera ivi aritereye umukobwa, ubaye ari umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana, ibyo bintu sibyo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntihakazigira undi muntu mupfukamira mwubararira atari Uwiteka, nk'uko iyi ntumwa y'Imana yabivuze. Ariko reka turebe umugabo witwa Petero, yari ari kumwe na Yesu, hanyuma abantu baza kureba Yesu. Baje kumureba, Petero ikintu cya mbere yakoze yahise akura inkota mu rwubati, arangije afata ugutwi aba araguciye akurambika hasi. Yesu afata kwa gutwi arongera agusubizaho, abwira Petero ijambo rikomeye, aramubwira ngo intambara turi kurwana si iy'umubiri. Ku banyamwuka izi ni kode z'umwuka, ku banyamwuka, ku bantu bazi ibyo mugambi bw'Imana, izi ni kode z'abanyamwuka. Reka mfashe abantu bose amatwi yabo yamaze gucika, amabizinesi yabo yamaze guhomba, abantu bose bamaze kwiciraho iteka. Reka nkoreshe kode z'umwuka nongere subize haya matwi abantu babyaye kubera ko bapfukamiwe, abantu bashatse kubera ko bapfukamiwe, nta gikuba cyacitse. Itegeko rirengera abantu bo mu isezerano rishya ni itegeko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ukunde Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose. Uzumva abarokore benshi bavukoresha imvugo zigiye zitandukanye, ukumva umuntu arasenze ngo Imana indinde ngo Abashidodi, ngo Imana indinde Abanaki. Wamubaza ngo Abanaki ni abaki, Abashidodi ni abaki, ugasanga ntabwo azi kubisobanura, ariko akagutungira urutoki nyirarume, nyirasenge, nyina wabo, umukazana wabo, nyirabukwe, umuturanyi. Rero reka mbwira abantu ko ubu buryo bwo kugaruka ni kode ziri spirituel. Mw'abantu b'Imana mwe munkurikiye, ubu turi mu ijoro, niyo mpamvu haza amatekinike ya nijoro nk'ariya. Turi mu bicuku bya nijoro, kandi nijoro bwashize nabahaye message ivuga ngo nijoro hakoramo abantu bakurikira. Nijoro akoramo
abantu bo mu cyiza no mu kibi, mu cyiza no mu kibi, abanyamujya nino, atabize, abadakonje mugende muryame, ababaye bafite amavuta mu merezo muyagumanemo, ariko muri iri joro hakora abantu bari ku minara gusa. Nabonyemo n'abacuruzi, abaranguzi n'abaranguza, nk'uko ibyahishuwe 18 bibivuga. Ubu gahunda zo gucuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo muri iki gicuku cya nijoro, abacuruzi nabo barimo. Harimo abavura n'abavurwa, harimo abasambanya n'abafite urusambaniro, harimo ibisambo na ba nyirinzu, harimo abicwa n'abica, harimo abagambanirwa n'abagambanira. Ese murinzi we, wamenyesheje igihe burije cyangwa bugiye gucya? Reka mvuge iki kintu, navuge ngo mugende gake muri iki kiganiro. Nibura ibintu byo gutera amavi, ibi bintu byo gutera amavi byaje kera, kandi koko bizanwa n'isi y'umwijima, kuko Bibiliya isobanura Satani avuga ngo kuko gukora k'uwo mugome kuri mu buryo bw'ubuhenzi bw'amayoberana bwinshi. Iki ni ikintu kitaje vuba. Yewe navuga ngo nka sosiyete yacu nyarwanda, reka mvuge ngo bitangiye gusandara no kubomoka, ku buryo n'umuntu wo mu cyaro azi kujya imbere y'umukobwa agapfukama, akatera iva, akamwambika impeta, bakajya kubana. Tubare ko hashize imyaka 10. Mbaze Dr. Paul Gitwaza, intumwa y'Imana, rwose ubu muri iyi myaka 10, niba ibi bintu ko wavuze ko biva kuri Satani, niba hari abo byahitanye, ubwo bangana bate? Uzansubize. Niba hari abo byahitanye muri iyi myaka, nestinye imyaka 10, ariko na mbere yaho neka kiga muri segonderi bajya kubona, ukabona abana biga muri segonderi bagatangira kujya bate ngo nuguterera ivi, kwabyizaga ngo nugupropose, kandi iyo imyaka 10 irashize. Ariko reka mvuga igihe byatangiye gusandarira hano mu Rwanda, abo byahitanye bangana gute? Abavukiye muri aya mavi se bo bangana bate? Abo zasenyukiyeho bangana bate? Reka mbaze ngo muri iyi myaka yose wari urihe? Mugabo umwe witwa Morodekayi yabajije Esiteri, aramubwira ngo nubwo wibereye ibwami, ukaba uri kurya, ukaba uvuraraye, ariko nta kintu cyabuza Abayuda kugira gute? Gutabarwa. Wari uri hehe? Dusipoze nk'intumwa y'Imana, umuntu uri ku munara uri kuburira abandi bantu, wari ushinzwe gushungira umutekano, imyaka 10 yose abantu batera amavi, wari uri he? Uzansubize ikibazo ngubajije. Reka tujanishe muri aba bantu ushinzwe gucungira umutekano, abapfuye, abavukanye ubwandu bwo gutererwa ivi, abamaze kubyandura, abacuruzi babyo, wari uri hehe? Ntekereza ko niba ibi bintu biva ikuzimu, hari abantu bamaze kwicana bageze mu ngo biturutse muri ibi byo gutera amavi nk'uko bivuga. Hari abantu bamaze gusenya imiryango, abana bari kuba mayibobo biturutse muri uku gutera amavi. Nk'intumwa y'Imana, wari uri he? Bwashize nakoze ikiganiro ndababwira ni biriya nibyo bita gusya ingano. Umuntu witwa Samson baragiye bamunogoramo amaso, bamaze kumunogoramo amaso baramubwira ngo Samson, ngwino hano dutaramire. Izi ni indirimbo z'abanogoyemo amaso, narabibabwiye. Reka mbabwira, buriya bene data, ikintu gituma umugabo cyangwa se umugore akunda mugenzi w'ijana ku ijana, si ikibuno yamubonanye, si ubwiza yamubonanye, ni amakuru aba amufiteho,
ni amakuru aba agize gute amufiteho. Iki ni igihe nababwiye ngo cy'umugoroba, niyo mpamvu nje kubaha amakuru bamenyeshe ko igihe kigeze imuhero bugiye gucya. Nubwo mwabonye umukwe atinze, ariko mu gicuku cya nijoro sawa. Ngiye kuvuga ibintu bigera muri 4 nkuko nabibabwiye. Umukristo uzi ahantu ari kuva, uzi n'ahantu ari kujya, agomba kuba azi neza bien. Niba utabizi, nushaka wicariye gusenga, nukazajya ujyayo. Niba umugore wawe ubona atabizi ibi bintu, ntazirwa ajyayo. Niba umugabo wawe atabizi, nabyihore. N'abana bawe niba batabizi, niba byihorere. Ariko ibi bintu 4 ngiye kuvuga bisaba kubimenya kugira ngo ubashe kugera mu ijuru. Icyambere ni ukumenya Imana by'ukuri neza, utayize ahubwo Imana ikwihishuriye. Kabisubiremo, kumenya Imana neza by'ukuri utayize ahubwo ubwayo yo ikwihishuriye, nicyo kintu cya mbere. Niba unkurikiye ukaba uzi Imana nk'umuntu wayigishijwe, nabonye ejo ADPR yaragraduating, yarasohoye rwose, abarangije kwiga 2026. Niba uri mu mubare w'abantu bigishijwe Imana, ukaba utari mu mubare w'abantu Imana yihishuriye, uri inkubwe kabiri. Uwo mukumbu wamo ni uw'amasega. Ndakomeje. Imana niba yiga, Imana irihishura. Umuntu wese utari kuri standard yuko Imana yamwihishuriye, ni ibintu byo gusenga ushatse wabyihorera pe. Nicyo kintu cya mbere Imana ikorera umuntu. Cya kabiri, niba utaramenya Satani neza n'ubuhenzi bwe bwose mu buryo bw'amayoberane, nabyo nushaka wituriza. Niba utaramenya Satani neza n'ubuhenzi bwe bwose, jye wituriza. Buriya umuntu nakubwira ngo nge ndakuzi neza, nuko uwo muntu aba yarakwize, akamenya ubabara ute, wishima ute, urara ute, urya ute, ubayeho ute. Rero niba uvuga kuri umukristo ugiye mu ijuru, ukaba utarahishurirwa Imana by'ukuri, Imana yarakwishuriye. Kabiri, ngo wige umenye ubuhenzi bwose bw'umwanzi, usobanukirwe Satani niki. Barabashutse babazanira iri shushanya njya mbona, babashushanyiza Satani ko afite amahembe. Bera ubuhenzi. Satani ntago afite amahembe. Bibiliya imuvugaho neza bango hari igihe higira na marayika w'umucyo. Marayika w'umucyo. Ariko reka mbabaza ikibazo munsubiza. Ninde wigisha AI gushushanya ba marayika n'abadayimoni? Ninde? Ndaza kubigeraho kankomeza. Iki kibazo muzakimbarize abantu bakunda Apotre Paul Gitwaza, Dr. Paul Gitwaza. Niki gituma umusifuzi ajya mu kibuga atagiye gutsinda ibitego, ahubwo agiye gushaka amakosa? Zakimbarize namwe muzagitekerezeho neza. Icya gatatu gishobora gutuma umuntu nibura yinjira mu bwami bw'Imana, icya gatatu ni ukwimenya kuri mu bantu bahiriwe. Kwimenya kuri mu bantu bahiriwe nk'uko Bibiliya bivuga. Kabiri, ukamenya inkomoko y'urubyaro ukomokamo. Ese ukomoka ku rubyaro rwa Eva cyangwa ukomoka ku rubyaro rwa ya nzoka yamushutse? Gatatu, ukamenya n'abakomoka kuri urwo rubyaro, pana kugendera mu kigare. Uyu munsi abantu benshi babona abantu bagenda bakaza hano kuri uyu mubumbe, ndaza kuvugaho nitonze sava. Ariko se uruwo mu ruhe rubyaro? Ubundi wowe uri muntu ki? Waremewe iki? Waje hano kwenda iki?
uzava hano bigenze bite? Ni iki waremewe? Ese uba mu ntego z'abandi cyangwa abantu baba mu ntego zabo? Iki kibazo uzakinsubiza. Urubyaro ukomokamo ni urw'Imana cyangwa ni urwa Satani? Kuko Bibiliya iravuga ngo uhereye kera kose ukora icyaha wese ni uwa Satani. Kandi ubwo uhereye kera uyoborwa n'umwuka w'Imana ni umwana w'Imana. Uri mu ruhe rubyaro? Nyarwanda bacu n'abahanga kera yajyaga yicara akabati umwana wanjye yitwa Karimunda. Ndukumva aravuze ngo umwana nk'undi. Undi akita umuntu akavuga ngo tubana mbazi. Barimo mbazi. Uba mu ruhe rubyaro? Uba mu ruhe rubyaro? Ni urw'Imana cyangwa ni urwa Satani? Igihe cyose utarimenya ngo unihishurirwe, unamenye natereye abantu muri kumwe nabo, utaramenya umuntu ntago wajya mu ijuru pe, nkubwize ukuri. Kuko muri kamere ya muntu habamo byinshi. Kamere ya muntu ibamo byinshi pe. Kamvuga icya kane, guhishurirwa isi neza. Isi irimo ibice bibiri, isi igaragara n'isi itagaragara. Abantu benshi ntibari no ku rwego rwo guhishurirwa isi igaragara. Kamere ku isi igaragara. Ubundi nta muntu wajya ahantu atazi, byamusaba ko amanza kumenya n'aho avuye. Kandi nta n'umuntu hano mu isi wakeza abami babiri ngo bikunde. Ntibibaho. Bivugiye iki? Isi y'ibigaragara yamaze gufata icyitwa ubuzima bw'umwimerere bwaremwe n'Imana, irabuhindura, ibukuraho, irema ubuzima bwazanywe n'icyaha cyangwa se bwaremwe na Satani. Umuntu uzongera kumbonera abantu bazima azambaze, icyo ni icya mbere. Umuntu uzongera kumbonera inyamaswa nzima azambaze. Umuntu uzongera kumbonera ibiti by'umwimerere azambaze. Umuntu uzongera kumbonera amazi y'isoko mazima y'umwimerere azambaze. Aho ndagiye ndigendeye, kandi mumenye ko nigendeye. Cya kabiri, hari abantu nabonye bari kuburana ngo bashaka ngo ko bagomeza imitobe n'ubushera n'ibiki byose. Bibiliya iravuga ngo ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko kugaruka k'umwana w'intama w'Imana. Isi y'ibigaragara yararangiye. Abahanga bakunda kuvuga ngo deja terminé, fini terminé. Ubu isi yimukiye mu bitagaragara. Mujye muhekenya karoti, muhekenye n'inyanya, nibwo muzajya mubona ifumbire mo imbere. Murya ibirayi, nibwo muzajya mubonamo ibindi. Isi yarimutse. Umugabo witwa Theogene nabwiye ngo yajyaga yicara akavuga ngo uyu mubumbe ni danje. N'igihe ashaka kangomeze, koko ntabwo yabeshyaga, uyu mubumbe wabaye danje. Reka ndeke iyi si iri muri Amerika, ifite Afurika, ifite Aziya, ifite Buraya, ifite na Australia ndetse na Oceania, ninjire mu isi ifite imigabane 5, uwitwa Google, n'uwitwa Facebook, n'uwitwa Amazon, n'uwitwa Microsoft. Ndaza kwinjira ku isi y'izuba rimurikira uyu mubumbe witwa artificial intelligence. Munyemerere mbabwire ko ibumba ryamaze kwivanga n'ibyuma, ariko ibi bintu ntibijya bihura na rimwe n'umunsi n'umwe. Never, never, never. Ibumba ntago rijya rihura n'ibyuma, gusa cyokoza bishobora kwivanga. Iyo umuntu avuye mu isi y'ibigaragara, mu isi yo kurya, mu isi yo gushyingirwa,
yinjira mu isi itagaragara, ariko uyu munsi isigaye ihari, ni uko abantu batabashije kuyireba. ubwiye umuntu ukamubwira ngo habanjije porojegiteri, ndibuka bajyaga bajya kutwereka filime ya Yesu, bagafata amaporojegiteri bagashyiraho ibitambaro, tukarara twicaye turi kureba. Nyuma haza televiziyo z'ibiromba, nyuma haza flat screen. Uyu munsi umuntu umubwiye ngo ufite televiziyo mu mufuka ntabwo yabyumva neza, ariko amakuru yose tuyafite mu mufuka, araza kwinjira mu mubiri mu minsi mike. Aho iyo mageze, niyo mpamvu nashatse kuvuga kuri iyi si. Tuzagera tuganira, twige kumenya umuntu, twige ukuntu Imana yihishurira umuntu inyuze mu ijambo ryayo, mu bicuku bya nijoro, mu kanwa k'abahanuzi. Tuziga ukuntu umuntu bamumenya, ibigize umuntu. Abantu benshi bareba umubiri, ntibareba umwuka, kuko ntiwamenya umuntu utarebye ubugingo. Akantu bari binini, tuzagenda tubiganira. Imana y'amahoro izaduha umwanya n'ubuzima. Reka mbabwire, uyu munsi iyi si mubona igizwe n'aho bahahira, navuze Amazon, kandi hatagaragara ariko ibyo muhashye bikaza mu bigaragara. Iyi si mubona igize aho abantu bacururiza, hatagaragara ariko abantu bagahembwa, bakafite n'ababosi batagaragara. Iyi si mubona ubuzima umuntu w'imbere batwa, buriya abantu bose mubona kuri Facebook, abantu bose mubona kuri YouTube, abantu bose mubona kuri Instagram na TikTok, bariya abantu ni umuntu w'umwuka, ntabwo ari umuntu usanzwe. Baho urugero rwiza, iki kiganiro ndi kugikora ubu turi saa 6:22. Wowe ushobora kuza kukireba saa 2, ngewe ntahari, kuko umuntu uri kureba ni umuntu w'umwuka, umuntu w'ibigaragara w'umubiri yagiye. Ni nayo mpamvu abantu bamwe boherezayo umuntu w'umwuka, bamara kumwoherezayo yakorera y'amakosa, bakaza kubibaza uyu muntu w'ibigaragara ngo atangire kurwana nabyo. Niba usambanira kuri Facebook no kuri YouTube no kuri TikTok, wiza kubaza uyu muntu w'inyuma ushaka kumushyiramo, aho bishyize ntibizigera bihava. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo mukwiye kuhitondera kurusha ibindi bintu byose, kuko amakosa y'aha hantu atandukanye n'amakosa yo mu buzima busanzwe. Ntagaruka pe, ntagaruka. Buriya iyo tuvuga ngo abantu bacuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo, abantu benshi ntabwo babasha kubyumva. Ari abantu bajya bicara ngo kuri TikTok hahiye, ngo kuri YouTube hahiye nyine. Hariya bahita mu muriro utazima, mu isoko ry'imburamo. Hari igihe abantu bajya bagata mu bantu bazaba mu muriro utazima, no kubyakira ntibabyumva, no kubishurirwa ntibabyumva. Sawa, mujye muhatwika. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Nagiye kwa muganga. Kwa muganga niho hantu honyine abaje batwaye imodoka, abaje bacumbagizwa, abaje bahetswe, abafite amafaranga n'abatayafite, niho honyine umuganga gutuma umusarani ukajya kwizanira umusarani wawe, nta wundi muntu ugutwajije. No muri iyi si y'ibitagaragara niho honyine umuntu atwara umwanda we, akawitwarira, akawuvana mu rugo, akawuzana, akawushyira hano, nta muntu n'umwe umutwaje. Reka mbabwire, hari igihe abantu bicara gutera ivi ni icyaha. Ubuze n'abantu babanye batereye ivi kandi bakaba nta rubanza bafite. Ibyo nzabigarukaho. Ndagira ngo nganirize abantu bumve neza impamvu abantu bashobora kubaho mu buzima batazi. Ejo reka mbahe story. Ejo nagiye ahantu mpura n'abantu barambwira ngo bagiye mu ijuru. Ndebye imitwaro bikoreye, uwo ari umuntu ati ngiye mu ijuru, yikoreye umubiri, ati umubiri wanjye sinawusigana aho ngujyanye mu ijuru, UPI yanjye sinayisiganye ijyanye mu ijuru, nyashi zanjye sinazisiga zijyanye mu ijuru, imodoka yanjye ntago nayisiganye ijyanye mu ijuru, visa zanjye zijyanye mu ijuru, ihene zanjye ndazikoreye zijyanye mu ijuru, ama etage yanjye njyanye mu ijuru.
mwagumye inaha koko, mwagumye inaha, mwagumye inaha, mwagumye inaha. Iyi si ndi kubabwira ni nini, ni nini nk'uko mubona iyi si isanzwe umuntu afata indege akava hano agafurayinga akagera muri Amerika, akahava akajya i Burayi akazenguruka. Iyi si ndi kubabwira nayo ni nini, ni isi iyo yarantangaje. Muzi ko inyamaswa zaho zivuga? Iyi si ndi kuba mwari muzi ko inyamaswa zaho zivuga? Mwari muzi ko ziririmba? Iyi si ndi kubabwira ibaho amasuperi marisha ajya narayizengurutse. iyi ngiyi Imana irayinembereza. Harimo superi marisha z'abatinganyi, harimo superi marisha z'abarozi, harimo superi marisha z'abiba, harimo superi marisha z'abica, harimo superi marisha z'abagamba. Ni igisi kinini kinini kibaho isoko. Ye baba we, buri muntu wese aho yinjira yaguriraho. Ni isi yanteye ubwoba. Inshuti z'umusaraba, iyi si dutuye niyo itagaragara. Nayibonyemo abagenzi, ariko mwa bagenzi mwereka mbabwira ibintu, uru rugendo mu rwihorere. Nahuye nabo barambwira ngo bagiye mu ijuru, bari bikoreye imizigo. Hari abo nahuye nabo bikoreye umubiri wabo bawujyanye mu ijuru. Abandi nahuye nabo barambwiye ngo izi UPI zacu tuzijyanye mu ijuru. Hari umugore wantangaje yarambwiye ngo ukundeba n'iyi nyashi yanjye nyijyanye mu ijuru. Abandi ndababaza ngo se ko mujyanye imodoka, barambwira ngo tuzijyanyeyo. Abandi barambwira ngo izi visa ubona nizo tujyanyeyo. Nabonye abikoreye ihene n'intama bazijyanye mu ijuru. Mbona bafite ku gatwe kabo ama etaje bazijyanye mu ijuru. Ariko reka mbabwire, nimushaka mwigumira inaha, nimushaka mwigumira inaha. Iri tangazo ngiye gutanga, iyi si y'ibigaragara n'ibitagaragara ibamwo n'abantu babiri. Hari abantu bayirimo bitwa ko bayirindiwemo, hari n'abayibamo bayicungiwemo. Tise Robert kutuvanze, abarindwa n'abacungwa bitandukaniye. Abarindwa ni ukugira ngo itabanduza. Nyir'ubwite yaravuze ngo simbakuyemo ariko mbarindiyemo umubi. Abacungirwamo ni abamaze kuba baretwa, bamaze kuba imbata, bamaze kuba imfungwa z'iyi si. Aba bayicungiwemo, bayinekewemo, bagenewe kera gucirwaho iteka n'abanzi b'umusaraba. Muve muri sinyora, muve muri sinyora, muve muri sinyora, muve muri sinyora. Za sinyora ngo Imana ni umukara, ngo Imana ni umweru, ngo Satani ni umukara, Satani ni umweru. Muve muri sinyora. Uri mu bacungiwe mu isi cyangwa uri mu barindiwe mu isi? Cyangwa Imana ikakurindira muri iyi si ishaje? Turindira muri iyi si ishaje, uraturinda nitwapfa. Mana uturindire muri iyi si ishaje, kuko nabonyemo imfungwa, mbonamo abaretwa, mbonamo imbata z'umwanzi Satani. Soje ikiganiro cyane. Umuntu wese uzi ko adakijijwe ntajye kwita kureba ngo gutera ivi. N'ubundi umuntu wese ugenewe gucirwaho iteka, waritera utaritera uzarimbuka. Ariko umuntu wese uyoborwa n'Umwami Imana ufite umwuka wera ntarangazwe no gutera ivi. Imana ibamugisha. Nawe ubutaha. Shalom shalom. Mwakoze kubana natwe.